Bihe byiza umuherereye hose, ikaze ku Isaniro Empire, isoko y'inkuru zubaka societe. Ismael Mwanafunzi ni umunyamakuru w'intangarugero ndetse n'umuhanga, twese turamukunda. Byagorana ko ari umunyarwanda ukuze utamuzi cyangwa se utazi ijwi rye. Nta kibiro tumuziho mu byakora, gusa YouTube yamaze kumushinja amakosa akomeye byatumye channel ye ya Ismael Mwanafunzi Talks isibwa kuri YouTube ikaba itakiriho kubera rero amakosa akomeye ari gushinjwa, kandi twe nta kibi tumuziho. Reka turi uko byagenze. Nyuma kumara igihe kinini akora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, ubwo hari nyuma yo kwamamara mu byegeranyo kuri radio zitandukanye, Ismael Mwanafunzi yaje gufungura channel ye, areka ko ibyegeranyo bye byajya bica kuri Red Blue GD ndetse n'ahandi, ashyiraho channel ye ayita Ismael Mwanafunzi Talks. Channel yarakuze irakundwa, ashyiraho amagana y'ibyegeranyo arenga n'ibihumbi, canikura umunsi ku munsi, bikaba rimaze kurenga 110,000 by'abasubscribers. Muri uko gukora, dore ko yaranakomeje cyane, aho yakoraga ibyegeranyo byajyaga binarenga 4 ku munsi, YouTube rero yaje kumushinja amakosa imujyano kiruta ibindi yitanga, aricyo cyo gusiba channel ye. Bijya kumenyekana, byatangiye kumenyekana kwa 15 Kanama 2025, umunsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ubwo abakunze bashakishaga channel ye bakayibura, bakibaza icyabaye. Twaje gusuzuma rero tubona impamvu. Ubundi YouTube amakosa yitangira ibihano aratandukanye, ijyano kiruta ibindi ni ugusiba channel. Icyoroheje gikurikiraho ni ukukubuza kuzakorera amafaranga kuri iyo channel yawe ubuzima bwose, ugakora inkuru cyangwa se ibiganiro ariko bitinjiza. Igikurikiro ni ukumara amezi 3 utinjiza, nyuma wenda ukaba wabisaba bakakwemerera. Ibindi bihano bagira ni ukugusaba wenda ko wagira ikiganiro usiba cyangwa se bakakwihanangiriza. Ibyo twavuga yuko biba biri mu kigero cyoroheje. Igihano kiruta ibindi rero YouTube itanga cyo gusiba channel, ibyo wari ufite byose bikagenda ukayibura iteka, biterwa kenshi no kurenga ku mabwiriza yayo, cyangwa se ugakora amakosa menshi akagenda yisubira, nuko bakaguhana bagahita basiba niyo channel. Kuri Ismael Mwanafunzi dore cyaba cyarabiteye. Mu minsi ishize mugomba kuba mwarabonye imitwe y'inkuru zo mu Rwanda yiyandika mu Cyongereza cyangwa se mu zindi ndimi, kandi ababyanditse babishyize mu Kinyarwanda. Ibi byitwa auto dubbing. YouTube rero muri icyo gihe ndetse na n'ubu, dore ko hari channel zo mu Rwanda n'ubundi titre zabo zigaragara mu zindi ndimi mu gihe batarabihinduye, gusa niyo wabihindura muri system ya YouTube babibona mu Cyongereza. Aho bahindura mu Cyongereza bakabona ibyo wanditse, babona hari ibyo ukora badashaka, bagahita baguhana. Byatangiye leta ya Kongo ivuga ko mu Rwanda bashyigikira intambara iriyo, bajya kuregera YouTube ko channel zo mu Rwanda zishyigikiye uriya mutwe. Ubwo ni wa mutwe wa M23. Ubwo mvuze M23 wenda kugira ngo bitaza wenda no kumvikana cyane, nuko Kongo yishyura amafaranga menshi ngo bafunge umunwa channel zo mu Rwanda, mbega bafunga umunwa itangazamakuru rireke gutangaza ibiri kuberayo. Bakoreshaga amarobo, rimwe na rimwe abantu bwabo bakabyisuzumira. Byarabaye birakorwa, wakora inkuru igaragara kwishyigikiye M23 bakaguhana. Hari shene nyinshi zasibwe, hari nyinshi zambuwe uburenganzira bwo kuzinjiza iteka ryose, hari zambuwe kwinjiza mu mezi 3 gusa hahanwe benshi. Bitari ukugendera kuri titre gusa, bivuga ko Kongo yanohereje urutonde rwa shene ziyiteye inkeke, YouTube igaheraho izisiba. Mbega urutonde babonye bati muyisibe ni muyisibe, bishyura akayabo, nuko nyine YouTube irasiba. Bityo no Mwanafunzi kuko yajyaga akora kuri iriya ntambara, nawe byanze bikunze yaba yarazize. Ibyo byarakomeje, abantu babona ko byakaze mu kuvuga, bagakoresha amagambo YouTube wenda idashobora kumenya, bagashaka imvuga kimwe bakoresha, nabyo Kongo irabivuga. Mbega channel zihura n'ibibazo uruhuri. Yo mpamvu ujya kubona ukabona abantu banditse umutwe w'ikiganiro wenda bakandika moma, bagashyiramo indi mibare bakabona kongeraho 23. Mbega ari uburyo butandukanye abantu bagiye bakomeza bakoresha kugira ngo bataza kuvumburwa, ariko n'ubundi rimwe na rimwe bakavumburwa. Ngayo nguko rero Ismael Mwanafunzi yahuye n'ibibazo bikomeye. Ibyegeranyo twakunze byacagaho byose, ubu nta na kimwe kikiriho. Iyo ushatse shene ya YouTube kuri YouTube bakubwira ko iyo shene itabaho. Murabona nkuko batubwiye bati this page isn't available, so about that try searching for something else. Bati nyine iyi shene ntabwo iriho, batishakisha ikindi kuko ibi ntabwo biriho. Ku mbuga zitandukanye kandi yari yarashyizeho link ijya kuri YouTube channel ye, nkaha rero tuyikanzeho bahita bakubwira yuko iyo channel yabaye terminated. Murabona ko banditse bati this video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. Bati video ntabwo iri kugaragara kubera yuko channel yari iriho
yamaze gusibwa. Imyugariro Business Media ni kampani y'ubwubatsi yubaka amazu y'ubwoko bwose, aho ibafitiye abakozi b'inzobere, aho mufatikanyiriza hamwe mu gukora inyigo y'inzu yawe wifuza, ndetse bakakugira inama n'uburyo wakubaka inzu nziza kandi bitagutwaye amafaranga menshi. Iyi kampani kandi ibubakira ibisenge by'amazu yanyu ikoresheje imashini kabuhariwe mu gusakara no gufunga imbaho, ndetse no kubasakarira amabati neza, hehe no guhondesha inyundo. Ikindi kandi ni mutugane tubereka amabati y'ubwoko 24, aho tubafasha kubahitira nk'amabati meza ajyanye n'inzu yawe, tukabajyana mu ruganda mu rwego rwo kwirinda ya mabati acuye imburagihe, aho tubahitira nk'amabati arambana umucyo, ndetse byaba ngombwa tukabaha garanti. Babandi mufite amabati yacuye bituma igisenge cy'inzu yanyu kigaragara nabi, ntimugire ikibazo ko bafitiye amarangi ajyanye n'amabati, ndetse n'amamashini kabuhariwe mu gupuriza amabati yanyu ku buryo inzu yawe isubirana ubwiza, ndetse ugahitamo ibara ry'amarangi bitewe n'uburyo wifuza igisenge cy'inzu yawe. Tubakorera inzugi n'amadirishya bya metalike mu bwoko bwose. Kubifuza kugura amazu n'ibibanza ndetse n'abifuza kugurisha, mwese muhawe ikaze. Tubestarira kamera z'umutekano ku mazu yanyu naho mukorera, na ya matara yirukana ibisambo, ndetse n'abandi bavogera inzu yawe nijoro. N'abifuza gukora studio zikora indirimbo z'amajwi, ndetse n'abandi bifuza gukora studio z'amateleviziyo ndetse na radio, tubakorera amadesign y'amastudio, ndetse tukabakorera na sound proof ku buryo amajwi ndetse n'amashusho bigaragara neza. Imyugariro Business Media ikorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu Busanza, iruhande rwa Centre de Santé, kuri etage hari kuri nivo yo hasi ku muryango nimero ya 3. Naho kubari kure mudashobora kuhagera, mwahamagara kuri 0788846442 cyangwa se 0786158245. Ni mutugane tubasanganiza urugwiro, kubakira n'iryo shema ryacu. Ayo nguko rero nuko byagenze, gusa nta kundi turahombye. Ibyegeranyo bivuga ku mateka byariho, ibigaruka ku buzima, ibigaruka ku byamamare, ibyagaruka ku ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye bitanga inama yakoraga, ariko buri yazafungura iyindi. Nta kindi twavuga rero no kumukomeza, kuko guhomba aho rero warashyize ibiganiro byakuvuna imyaka n'imyaniko, ugahomba ubumenyi washyizeho, ugahomba blande wubatse, ugahomba aho wakuraga umugati, ni igihombo gikomeye kiruta ibindi. Kongo yakoze ntabwo twavuga yuko wenda ari ku isi yose, ahubwo ni umwihariko ku Rwanda, kuko hari ibiganiro byo mu giswahili bitandukanye bavuga kuri ma 23 bigaragaza wenda amakosa ya Kongo, ariko byo biriho nta n'ikibazo bigenda bigira. Ariko nyine bo bibanze ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nyine bagikomatanyirize, nkuko bagiye bazenguruka ahantu hatandukanye mu mahanga mu nama zitandukanye, kugira ngo bakomatanyirize u Rwanda nk'igihugu, ndetse bagere no ku muturage bamukomatanyirize. Ku rundi ruhande kandi YouTube ibiganiro bigaruka kuri Kongo biyishimagiza, mbega ari nabyo Kongo ibishaka, giri kubiteza imbere cyane kugira ngo bigere ahantu henshi, ariko wakora kubigaruka kuri uwo mutwe bahanganye bikarangira bahise babikomatanyiriza. Mbega Kongo yarishyuye, hanyuma nyine ifaranga riravuga ko nyine rirakoreshwa. Gusa ariko n'ubundi izi mbuga si zacu, ni za ba nyirazo, tujye tubyibuka, kuko igihe cyose bashatse akubikira imbehe. Ngayo nguko rero kibino waguca amaboko, naho ubundi buriya azagaruka. N'ibyo dore mu bindi biganiro.